Aku. إن الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا لنكون لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورساله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون والمشركون. Banyarwandakazi inshuti bavandimwe, ndabaramutsa aho muri hose ku isi. Ndaramutsa abari mu Rwanda, abo tuvuga kimwe nk'abarundi, nk'abari mu Buganda, abakongomani ndetse n'abari muri Tanzania. Ndasuhuza bose abanyafurika bava bakagera, cyane cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abavuga ururimi rusa nacyo. Nkabasuhuza rero n'abandi bose bari Rwotamasimbi, Amerika, i Burayi, Canada n'ahandi no mu Bufaransa. Mwese ndabaramutsa kandi mbabwira ko mbafite ku mutima. Nkaba nje muri kano kanya ntaje kuvuga byinshi, uretse gusa ko nje cyambere kwishimira ko umuvandimwe Eric twamubonye ahari, niko yatubwiye. Niba ari byo simbizi, ariko kandi niko yatwemeje. Kuba rero yarivugiye twabona ubujijwi rye, ubwo rwose njyewe 80% ndabihamya, 20% nibyo byonyine sigira ko yaba yarabikoresheje. Ariko arahari, nicyo twafata kuko niko yatubwiye. Hanyuma nkaba rero mbashimira namwe mu by'ukuri, ndebye ku kiganiro yakoze n'uburyo yavuze. Ndashimira mu by'ukuri abantu bagikurikiye n'uburyo babonye ibintu, wenda ko batabibonye nk'uko we yabibonye. Nkaba ariko ngira ngo mvuge muri gatoya, yanciriye umugani cyangwa se aca umugani avuga ati ubwira benshi uvuga menshi akumvwa na beneyo. Nanjye rero icyo namubwira ni uko ubwira uwumva atavunika, kandi mu by'ukuri ijisho rya mukuru ntago rizinduka riba ryagiye kurora. Rero nkaba rwose mu by'ukuri nasesengura amagambo yavuze, nkavuga nti mubwira ko njyewe ntago mwanga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uburyo yatwaye ibintu sinzi niba ariko yakagombye kuba yarabitwaye, kuko njyewe Bicahaga Abdallah turaziranye. Ndagira ngo mwibutse ko ku itariki 5 gihe twari dufitwe njyewe nawe n'abandi 13 twari turi kumwe, ubwo navuga 11 ko twese twari 13. Hanyuma arabizi neza ko ari njye wari wugarijwe bwa mbere, hagakurikiraho Desire, hagakurikiraho we. Donc azi amagambo twabwirwaga. Ntago rero ayo magambo ari amagambo yari yoroshye ku buryo yumva ko kuba namugirira impungenge byaba ari ugushaka views cyangwa se ugushaka ibindi. Nkaba mu by'ukuri rero cyambere mushimira kuba yaragaragaje ko ahari, nkuko nari namusabye mu kiganiro nari mperutse gukora. Nagaragaje ko ahari, kandi no mu byo navuze, nubwo yavuze anyise umunyabinyoma, ntacyo yahakanye, kuko icyo yemeje nuko atari ahari cyangwa se nimero ze zitari ziriho. Ubwo rero ntago yigeze ahakana ko yabuze. Ikindi wenda navuga nuko mu by'ukuri icyo namubwira nanone nuko n'uwampaye amakuru mperuka ampa amakuru, kuva yampa amakuru ntago ndongera nanone nawe kubona nimero ye. Ibyo nabyo mbifitiye impungenge. Rero kubigira impungenge nk'ibyo ngibyo ntago ari ugushaka views. Nkaba rwose mu by'ukuri umuvandimwe namubwira ko ibyo yakoze, ibyo yamvuzeho, ntekereza ko ntago naratangaye cyane kuba yaramvuzeho amagambo nk'ariya. Ntekereza ko mu by'ukuri atagombaga kuyamvugaho kuriya, atagombaga kuntekerezaho kuriya, cyane cyane kwanzi kuko twakoranye ibiganiro byinshi. Azi neza ko views nta kintu zijya zimbwira. Nakoranye nayo ibiganiro kuri channel yabo y'umwenegihugu,
bakiri muri People's Party bakiri kumwe na Musana. Hari ibiganiro twakoranye rwose byinshi, hari nibwo twagiye dusezerana ko dushobora kubishyira kuri kanaro yanjye bikarangira tutabishyizeho, ariko bikarangira bigaragaye ko ntacyo bimbwiye. Rero bo babonaga views zivuye ku biganiro nabahaye, nyamara njyewe ntacyo nabonaga. Kandi ntago bigeze abona ko ninuba kubera ko ntabonye views. Ndagira ngo nongera mubwire kandi mvugire n'abantu bose ko njyewe ntarahanga kugira ngo mbone views. Iyo mbonwe cyangwa se iyo numvishwe n'abantu benshi, nkabona kanare yanjye yakurikiwe n'abantu benshi, ikishimishwa no gushimishwa nuko message yanjye yatambutse. Ntago shimishwa nuko nabonye views, shimishwa nuko message yanjye yatambutse. Njyewe icyanzanye ahangaha ntago ari ama views, icyanzana ahangaha si ibindi. Wewe wenda niba ari cyo cyamuzanye, byo birumvikana ko yabitekereza, ariko njyewe nazanywe n'akababaro n'agahinda nterwa n'u Rwanda n'abanyarwanda, nicyo cyanzanye ahangaha. Ntago rero nazanywe no kubona ama views. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu anzi neza, iwanjye arahazi, yarahageze. Donc twaraganiriye bihagije. Ndumva rero muvandimwe nk'uko unzi, ntago njyewe ngenzwa na views, ngenzwa n'ukuri nyako, kandi kukugirira impungenge byari ngombwa. Ku mpamvu zikurikira. Icya mbere, mu minsi mikeya yari ishize, kuva deja muri ku kwezi, muri no mwaka, mu kwezi kwa mbere kuva ku itariki 5 kugeza uyu munsi, maze kubarura abantu bageze kuri 5-6 bamaze kuburirwa irengero. Rero kuba wowe nawe nakugirira impuhwe, nagira icyo kibazo nkavuga nti nawe waba wabuze, waba wagiye, ntabwo ari ikibazo, sinumva ko byaba ari gushaka views. Donc murabizi neza ko hari abantu benshi bagiye, hari mu biganiro ukora cyangwa se no mu kiganiro wamvuzemo, wavuze kanari yawe icyo iharanira ikikora ko ari ukuvugira rubanda, ikavuga n'andi makuru n'ibindi binyuranye. Hanyuma rero urabizi neza ko abantu bakora umurimo nk'uwo wawe benshi bashiriye mu buroko. Cyuma arafunze, Karasira arafunze, Inamage arafunze. Hari n'aba basore bane bamaze kugenda, ubwo mvuze aba bakeya, ni benshi urabizi bafunze bazira ibyo ngibyo, si ubwa mbere ibyo biba. Na rero hari abandi benshi bagiye bafungwa, bagiye bicwa. Ntwari urabizi ko yagiye, Agnes Uwimana urabizi ko adahari. Nongere shimira nanone ku kiganiro mperutse gukora. Mu by'ukuri hari abantu bangaye, reka mvuge ko hari abantu bangaye, ariko ibyo bavuze narabyemeye. Barambaje bati urumva kuvuga ko Agnes ari mu Bugande byari byo bimaze iki koko? Nange nasaze ntacyo bimaze, nubwo navuze ko hari uwo nabyumvanye. Umuntu yarambwiye ati nyine muri comment ati kuba se wabisubiyemo bisubiragamo iki? Nanjye koko naruze se Nyamugani inyungu ni yihe? Reka nge nshima mu by'ukuri, nge sinanga bangaya, keretse gusa iyo umuntu angaye mu bitari byo. Ariko hari igihe umuntu avuga ibintu nkavuga nanjye ndasubize amaso inyuma nkavuga nti wa Mugani ntago ibi ngibi byari ngombwa, ntago byari ngombwa. Ubwo rero navuga ngo amakosa nakora nkayo mu buryo butanturutseho, ntagambiriye ikibi, mujye muyambabarira. Kandi nanjye mba nemera ko iyo mubimbwiye nkabisobanukirwa neza, nemera ko ari amakosa. Avuga nti aya koko ni amakosa, kuko nta mpamvu yari ihari yo kugira ngo mvuge ko cyangwa se usubiremo mu byavuzwe na Saidat avugaho mugenzi we bafunganywe. Ntago byari ngombwa. Ubwo rero uwo byababaje anyihanganire, nanjye ntago nabikoraga kugamije ikibi, uretse gusa ko n'ubundi byangaragariye ko no muri komite hari abandi bari bakeneye kumenya amakuru ya Agnes, bakaba rero ubwo barayamenye wenda ko ahari atafunzwe nk'uko babitekerezaga, ariko ntago byari ngombwa ko mvuga aho ari. Ibyo ngibyo rero nabisabira imbabazi, nubwo nta nicyo byari bitwaye, ariko mu by'ukuri nta n'impamvu yo kubivuga urebye yari ihari. Rero muvandimwe, donc urabizi neza ko hari abantu bakora imirimo nk'iyawe bagiye. Urabizi neza ko, reka wenda mvuge, urabizi ko ejo bundi ni umunyamakuru, ni umuntu wasesenguraga politike, utanakundaga no kuvuga FPR Inkotanyi. Wowe rero nyine nk'uko bivuga utangaza byinshi, ugatangaza iby'igihugu, ugatangaza ibiri mu gihugu, ku buryo n'ubutegetsi bushobora kuba bwanakurakarira. Ubwo rero ndatekereza ko utakagombye kugira kumva ko njyewe ibyo nkora
wamvuzeho amagambo rwose atari meza, mbese njye mbona wanyandagaje mu by'ukuri, wanyandagaje kandi rwose mbona byo mu rwego ndetse rwo hejuru, kuvuga ko nta bunyangamugayo burimo. Sinzi niba mu by'ukuri ubwo butari ubunyangamugayo ni ubuki ibyo nakoze byatuma ntaba ndi inyangamugayo, ni iki muri iki kibazo, kuba nta bupfura ngira, ntabwo ngira ibi ngibyo, sinzi icyo kuba nta bupfura gihari ngira, ikintu wabivugiye, no kuba rero nanone utinyuka mu by'ukuri ukaba wavuga ko ngewe ndi umunyabinyoma. Ibi ngibyo ni ibintu ntekereza ko utagombye kuba wamvuzeho, kubera koko ngo nakuvugiye, navuze ko wabuze kandi bishoboka kuba wabura. Niba warakurikiye kanale yanjye ugakurikira ibiganiro navuze, naravugaga ko nyine tutabona nomero yawe, ariko ntabwo nigeze nemera ko wagiye, kubera ko nta wari wambwiye ko wagiye. Rero kuba narakubuze n'abandi bakakubura, nkuko nari maze kubivuga, wampaye nimero akaba nawe n'uyu munsi ntari kumubona, ubwo impungenge zari zihari. N'uyu munsi sindi bumuvuge kugira ngo nyine bitaba ibibazo, ahubwo wenda wowe naza kukushaka nkaguha nimero y'uwabimbwiye, nawe ukamumpamagarira uri aho ngaho, ariko amakuru tuba tuvuga n'ubundi tuyahabwa n'abantu muri kumwe bakubuze, nawe kandi wevuze ko koko wari wabuze kandi hari hashize igihe. Sinumva rero icyo uvuga ko atari nke, cyangwa se ikindi wavuze giteye n'impungenge cyane nshaka kukubazaho, ni ukuntu uvuga ko ari uguharabika. Ndagira ngo mbwire, naharabitse nde hagati yawe na FPR? Kuba se navuze ko ntakubona ni ukuguharabika? None se yiba ushaka kuvuga ko wabuze ari uguharabika, wenda ukaba ushaka kuvuga ko ari uguharabika FPR, ndashaka kubaza, nta mu bantu FPR yica, nta bose ishimuta, nta babuze uyu munsi, nta bafunze se uyu munsi? Babarumbwire uwo naba naharabitse hagati yawe na FPR, mubwire abadukurikira batumve, bavuge bati koko waraharabitse. Naharabitse nde hagati yawe na FPR? Ushobora kubwira abanyarwanda uburyo naguharabitse n'ibyo naguharabitsemo, cyangwa se uburyo naharabitse FPR, kuko wowe sinzi niba wowe navuga ko naguharabitse mu gihe mvuga ko wabuze. Wenda ikiriho, wenda nyamugani wavuze ni ukuvuga ngo ni views, yiba arizo nashakaga, ubwo wenda narazibonye cyangwa se narazibuze, ibyo nashakaga sinabibonye. Ariko se guharabika naharabitse nde mu by'ukuri? Rero mu by'ukuri muvandimwe wanjye, icyo nakubwira ni uko burya abatutsi baciye umugani, bawucira abahutu umugani urimo agasuzuguro kenshi, no gutesha abantu agaciro kenshi cyane, gutesha abahutu agaciro, bavuga bati ngo umuhutu umuvura amaso akayagukanurira. Rero byaba bitangaje kuba ugirira umuntu ineza, we ntabone ko ari neza wamugiriye, ukagira umuntu impuhwe, we ntabone ko ari impuhwe wamugiriye. Ibi ngibi ni ibintu bitangaje, ni ibintu kandi biteye isoni, biteye n'agahinda, kuba ugira umuntu ineza none uwo muntu akabifatamo inabi, akabifatamo ko wamuharabitse, akabifatamo ko ari amavugizi washatse. Ni ikintu gitangaje. Noneho bikaba bitangaje cyane iyo umuntu uzi ko akuzi neza, azi icyo uharanira, uzi ko akuzi neza. Donc icyo nacyo kikaba ikibazo. Mu by'ukuri rero muvandimwe wanjye Eric, njyewe ibyo nakoze nabikoze kubera kuwukunda nk'uko nkunda abandi banyarwanda, sinshishikazwa no gushaka amavugizi, icyo cyanzanye. Naje muri doko natangiye kuvuga muri ibingibi muri nabuhanga, narisanzwe mvugira mu matama kubera kutagira iyo mvuga. Ngize amahirwe mbona YouTube, yuwashishizanye YouTube yarakoze, kandi n'uwamenyereje, n'uwanyigishije, n'uwanyeretse uburyo YouTube ko watanga ibitekerezo kuri YouTube, nawe ndamushima. Uwo Agnes ndamushima cyane, niwe wanyeretse uyu murongo, niwe navugiye kuri kanale ye bwa mbere, ndamushima cyane. Ariko ubundi narisanzwe mvuga nk'ibi mvuga, nkabivuga mu matamatama, cyangwa se sinzi no mu matamatama, nabivugira mu bisi, nabivugira mu bantu. Nashoboraga rero no kwicwa ntagira n'umenye ko nishwe. Rero ntago ngewe nazanywe n'ubwo busa muvuga. Nge nitwa Bicahaga Abdallah, sindi ikibwa, sindi n'ikigoryi, sindi n'umuntu wo gukurikira ibyo by'amaviews. Ibyo ni ibyo abantu batagira ubwenge. Ngewe mfite icyo mparanira, kandi icyo ntumara n'u Rwanda n'abanyarwanda. Urabizi neza kanari yangira kwireba, nta nicyo yinjiza uyu munsi. Izinjizaga urabizi ko bazitwaye, uyu munsi nta kirinjiza. Ntago nyumviye amaviews icyo nari kuyamaza. Mu by'ukuri
nta n'amafaranga ndi kwinjiza ubu ngubu kuri kanari ngira abizi umunyadoko uzi ko najya nkwifashisha mu bintu byo kunkorera monetization n'iki byose uzi ko nta ubuhanga mbifitemo uzi ko wowe nifashishaga kandi warakozeraga nanjye ndakwemera narabikundiye ibyo byato twarabanye mu by'ukuri wahari ibyo wamariye twarafashanyije ariko noneho biratangaje kuba nakugirira impuhwe nakubwira ko nakwerekana ko nkufite ku mutima wowe ukabifatamo ko urwango. Rero icyo nakubwira nuko uhongera umwanzi amara inka. Niba ibyo ubikora wenda utekereza ko uri kucamakazwa kuri FPR n'ubundi ntizakureka. Ngira ngo muvandimwe wanjye uyu mwana Kome muri aba batandatu cyangwa se batanu bamaze kubura kuva kwa mbere, Kome yakoraga ibiganiro kuri channel yawe niba mukoreshaga ibiganiro kandi n'amagambo akomeye cyane yashoboraga gutuma wenda bagira impamvu yo kumufata akaba yarabuze uyu munsi n'ubakaba atarabura nta gihe kirekire kirashira. Muvandimwe yakoraga ku biganiro kuri kanale yawe, ni gute uvuga ko ntari kugira impungenge ko nawe bagutwara, ko nawe bamutwaye kandi ibyo yavuze ko yavugiye kuri kanale yawe? Ubwo kuki wumva ko ibyo ntagomba kugirira impungenge cyangwa se niba naraze kugiriye atari impuhwe ahubwo ari inyungu zanjye? Urakoze gusa icyo nakubwira nuko muhongera umwanzi amara inka. Icyo nicyo nakubwira cya mbere, kandi nongere nkubwize ukuri ko FPR nta wicamakazwaho. Wicamakazwaho ntibabure kukwica, ntibabura kugira gute, nta muntu wicamakazwaho. Rero ibyo byo mbikubwiza ukuri. Cyokora mu by'ukuri kuba uhari niba nta wabukoresheje, niba aho ibyo wavuze wari buzi uri safe, ni byo kwishimirwa, ariko ntiwumve ko ngewe ibyo nabivuze kugira ngo ncamakazwe cyangwa se plutôt kugira ngo mbone ama views, kugira ngo ngire gute, kandi nta nyungu nari mbifitemo yindi mu by'ukuri uretse kuba navuga nti umuvandimwe nawe yaba akurikijwe abandi. Kandi mu by'ukuri ngewe uko mbibona oriyo yo kugira ngo ube wagenda ntihagire ugutabariza kandi wagiye, ahubwo nanjye natabaza hanyuma wenda ukabona hari. Kandi mu by'ukuri naratabaje, kandi natabaje mu by'ukuri ntacyo nemeje. Musubire nakoze video ebyiri, iyi ni ya gatatu ikuvuzeho, ebyiri navuze muzisubiremo muzirebe. Ntago nigeze mvuga ko wowe bagutwaye ngo watwaye naka cyangwa naravuze gusa twakubuze kukubura kugira ngo abantu batangire batekereze cyangwa se baragushakishe bavuge bati yabuze. Rero icyo ngicyo ntago numva niba ari ubujajwa, ntago numva niba ari uguharabika, ntago numva niba ari ikindi. Ubifate uko ubibonye. Imana Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala ireba mu gituza cyanjye, niyo izi ibitekerezo byanjye, niyo izi impamvu ndahangaha, ni impamvu izi impamvu ntari mu gihugu, ni impamvu izo mpamvu zose niyo izizi. Murakoze rero abanyarwandakazi turi kumwe, nzakomeza guhirimbana nubwo umuvandimwe Dona yabivuze ejo, ikiganiro cyahise ejo, nanze guhita telefona kuko wenda hari igihe iyo wumva ibintu wumva akantu k'uburakarimo ukuntu. Ubwo rero naravuze reka mbanze mbe ndetse ndo ku buryo nibyo nzavuga ntazabivuga nawe wenda uburakari nzabivuge nitonze, ariko mu by'ukuri ntabwo nanone nari guceceka kubwira umuvandimwe. Nge mfata ko umuvandimwe n'uyu munsi nkifata nk'umuvandimwe kuko ikintu cyaduteranya mu by'ukuri, ariko yumve neza ko kubera ko yabivugiye nyine ku karubanda, nanjye mbivugiye ku karubanda. Gusa nashimishijwe nuko hari abantu bashyizeho komenti mu kiganiro yakoze bamwereka ko nta mpamvu yo kutagira impungenge, kandi bamwibutsa ko hari abandi babuze mbere ye. Rero kuba yaribuze ntago ari ikibazo, nkaba nabivuze. Ikindi kandi iyo nkimara gutanga ikiganiro igihe yanyandikiraga bwa mbere, yagombaga guhita mpamagara akambwira ati ndahari. Noneho nanjye nkahita ntangariza abanyarwanda ko ahari, ntagombye gukora ikiganiro cya kabiri bijyanye n'amamesaje yampaga nabonaga kuri njyewe adasobanutse ndetse ateye n'ubwoba. Niyo mpamvu nari namusabye ko yakora ikiganiro kugira ngo nyine akore mu rujijo abanyarwanda. Alhamdulillah yaragikoze. Rero ndamushimiye. Imana ikomeze imurinde, imuhe amahoro, umutekano, kandi mu by'ukuri umurimo akora
azakomeze gukore kandi ashikame mu kuri nyako. Murakoze kandi murakarama banyarwanda banyarwandakazi, turi kumwe naho ubutaha Imana nibishaka. Merci.